Yesu niwe nshuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatwuzuza na se. Haleluya, haleluya. Twongeye gushima Imana kubw'uyu mwanya tubonye kugira ngo twanire ku ijambo ry'Imana. Muri kumwe na Pastor Dr.GAKWAYA Emmanuel. Tugiye kuganira ku ijambo dusanga mu Bakorinto ba mbere, igice cya 10 umurongo wa 31. Aravuga ngo, namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Amen. Dore tubura amahoro, tuyabuzwa n'ubusa, kuko tudasaba neza ibyo dukenera byose. Ibyo dukora byose. Ese uri mu kurya ku meza? Uri mu kugira icyo ufata cyo kunywa? N'ikindi kintu cyose waba ukora icyo ari cyo cyose, nta gutoranya ngo ni iki cyangwa kiriya. Biravuga ngo byose, ibyo byose ngo tujye tubikorera byose, ibyo byose uhimbaza Imana. Iyo uri ku meza urye uhimbaza Imana, atari kuko hari abajya ku meza ugasanga bararundaho ibyo kurya byinshi cyane cyane muri za reception, ukabona yarunzeho ibintu byinshi cyane biramusumba, ugasanga ibyo kunywa reka ni ukunywa ukageza aho asinda. Ese ibyo ngibyo ukora, ibyo ngibyo niba ari ukurya, ese urabona uriho uhesha Imana icyubahiro? Ese mu kunywa urumva uriho uhesha Imana icyubahiro? Hano rero icyo ijambo ry'Imana ritubwira ni uko icyo dukora cyose tuzajya twibaza ngo ese ibyo ndiho nkora ndiho ndahesha Imana icyubahiro? Kuko hari ibyo dukora ukaba utabikora uri kumwe na Yesu, uvuge ngo ese ndi kumwe na Yesu ibi bintu nabikora? Ibyo rero ni uburyo bwo kugira ngo tubone ko Imana ikwiriye guhererwa icyubahiro mu bintu byose, muri buri kintu cyose umukristo akora, kuko bifitiye inyungu itorero ry'Imana. Ntabwo ari itorero ry'Imana gusa, n'umuntu ku giti cye nanone bikagira icyo bifitiye, bikaba bigira inyungu ni itorero. Kubera ko iyo uri mu itorero ndetse n'abataririmo, iyo bikora bihesha Imana icyubahiro muri ubu buryo. Nuko ku itorero ubaye urugero rwiza ubutanze urugero rwiza rwo gukurikiza ku bataririmo, ku batari mu itorero ubaha urugero rwiza. Niba uri kurya, niba uri ku meza, cyangwa se niba hari icyo ufata, bakubonamo urugero rwiza rwo gukurikiza. Ibyo rero ni ukuvuga ngo uba ugaragaje neza ko Kristo Yesu akubamo. Icyo wakora wumva wagikora uri kumwe na Yesu, uri kumwe n'Imana. Mbese ibyo ukora byose ubikora bihesha Uwiteka icyubahiro. Uwitirirwa Yesu Kristo rero arangwa n'imyitwarire myiza, kandi iyo myitwarire myiza ivuga ubutumwa bwiza. Ibivuga ubutumwa bwiza igaragaza icyo wize mu ijambo ry'Imana, kandi iyo myitwarire myiza ituma benshi bakira agakiza k'Imana, bagakizwa, kuko bo bahaye urugero rwiza. Kuko usanga abenshi iyo udatanga urugero rwiza ushobora gutukisha umwami wawe. Umwami Yesu rero, igitabo cy'Imana biratubwira ngo niba witirwa Yesu Kristo ukaba uri umukristo, biragusaba ko ibyo ukora byose, icyo waba ukora cyose, waba uri kurya, waba uri kunywa, n'ikindi cyose waba ukora, ngo ugikora kugira ngo byose ibyo dukora byose bitume Imana ihabwa icyubahiro, Imana ihimbazwa. Hari icyo rero imyifatire yacu n'imivugire yacu yungura benshi, abantu benshi baba baturi iruhande batwumva, kugira ngo bashobore kuba bakizwa.
iyo myitwarire ihesha Yesu Kristo icyubahiro. Niyo mpamvu rero uyu murongo ari uwacu, twagombye kuwukurikiza ngo ibyo dukora byose turiho ngo namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose ngo mujye mukora mugikorera mukorera ibyo byose guhimbaza Imana. Uwiteka rero aduhe gushobozwa kandi no kugira ubushake bwo kugira ngo dukore byose duhesha Imana icyubahiro. Uwiteka aguha umugisha niba ugiye kubikurikiza, kandi Imana igihe uri kugirira neza, mu izina rya Yesu, amen, amen, amen. Shooting yababarana natwe, yesazinete nezacu tumisunge dusaba. Niba ufite ishavu ryinshi ukababara rwose, zidutaye zikaduhemukira,